Yesu we, ibi ni iki we? Ibi ni iki mwakabyara? We, ndigende kamerama. Ibi ni biki? Uru rwose rumuvuyemo. Urufi we. Mama yiwe. Umva se, kamerama, kanigende. Yesu we. Bana nanjye umunsi ku munsi wo subscribe no gushima cyane aho utarekora iri mwanya kujya wikore kibasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye nko bisanzwe ni sawa show ucece mu gace nima nkokorana ikiraso nko bisanzwe amakuru ubuhamya tugomba kugenda tubasangiza umunsi ku munsi ubu nkaba nasuye umubyeyi muri kureba ahangaha tugiye kuba tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye ko bibazo yahuye nabyo bitangaje ari butubwire aho dusangiza cyangwa ukuntu bimeze ni inkuru y'agahinda ariko nyine zose tugomba kugenda tuzibagezaho. Mwiriwe neza kanche bugufi kugira ngo turiganire. Makuru ni mabi biragaragara koko ni mabi nubwo menya nkubaje ngo amakuru nyine ubwo nanjye banigiza nkana ariko mumeze mutese ntabwo meze neza uko bibona ndarembye. Abantu badukurikiye nyine muri hangana sound iri hasi ariko turagerageza tumwegereza mikoro kugira ngo mwumve ijwi. Amazina yawe ni yitwa Ngabire. Ngabi njyewe narindi inahangaha muri kano gace cya muri quartier numva ko hari abantu basangije story yawe bambwira ko umaze amezi 22 ngo utwite. Ibyo nibyo koko? Yego ndatwite. Maze amezi 28. Byukuri ndi kubona ntago ndi kubyara. Abagome barampemukiye. Amezi 28 ubundi batubwira ko ari 22 ariko wowe ni woze kuri kwawe ko ari amezi 28. Kuba umaze amezi 28 ni imyaka 2 dushyize mu mibare umaze. Icyo bintu ni nk'ikintu cy'igitangaza. Umeze gutya? Yego meze gutya. Bimaranye igihe. Wagiye kwa muganga se? Yego nagiye kwa muganga byaranze pe. Yewe nta hantu ntageze. Ibi ngibi bibona bituruka kuki kugira ngo ubu maze imyaka 2 kandi tuzi ko abantu bamara amezi 9 ababyeyi bamara amezi 9 kugira ngo babibarutse cyangwa babyara. Cyane ahantu bino bintu byaba byaraturutse n'abantu bangiriye ishyari. Umuryango nashatsemo ntago wigeze unyishimira na gato. Ushaka ko ishyari ryaraturutse kuki? Kuko nyine bangiriye ishyari ngo naje nje kumurya imitungo ye. Baguhemukira gutya waba ugiye n'iki kuko wavuga ati yenda n'abantu bangiriye ishyari we byo ni iki? Ni mu muryango we wabo w'umugabo aho nashatse. Yego bangiriye ishyari cyane. Ni mabukwe wankoze bino. Wowe kubwawe iyo wicaye hano ugatekereza gutya ukabona ugeze inda ingana gutya amezi yose uba wumva iherezo rizaba nk'irihe mu buzima bwawe? Oya nanjye narahagurutse nagiye gushakisha umuntu wamvura. Ariko ari umuganga nyine twavuganye. Ubu ni we wari uri kumpa umuti. Umuganga niwe umaze iminsi aguha umuti akwitaho? Yego. Umuganga se nibwo kuki yenda umaze iminsi akwitaho gutyo kubyo wagira icyizere cy'uko bizakunda? Uwo muganga natangiye kubona impinduka aho tumenyaniye. Wenda uwo muganga nibwo kuki dufite abaganga benshi bagiye batandukanye cyangwa amavuriro menshi agiye atandukanye. Wavuze ko wabanje kujya mu bandi baganga benshi waje kumbwirwa n'iki? Wowe ni umuntu wampaye nimero ziwe. Ni umuganga gakondo. Ni umuganga gakondo? Yego. Dore n'umuti yampaye niwe ndi kunywa. Yego kuma. Umukonde busase nk'ikigina.
yego. umva se hari ikintu kumarira? Yego pe, hari impinduka ziri kuza. ubu umugabo wawe bihagaze bite magingo yangaya kuba umaze icyo gihe kingana gutyo utarabyara? umugabo wawe bivuga iki? Umugabo wanjye nawe byaramuyobeye, ariko nyine nawe ari gukoresha uko ashoboye kugira ngo uwo muganga anyiteho vuba ndebe ko nabyara. ikintu kikubangamira muri ku gutwita kwawe muri icyo kingana gutya ni iki? ugatenda iki kirampangayikishije cyane? wenda uribwa hehe? ikintu kimbangamira cyane cyane, hari ikintu kije kikamfata hano mu mugongo, ubu ngubu cyarandembeje. uwo muganga wawe ubu magingo aya ngaya ukurikije aho bivuye, aho umaze kuva mu kuvurwa kwawe cyangwa mu buribwe ugenda uhura nabwo cyangwa aho ugeze ubu ngubu, ubona ko hari itandukaniro ry'abandi mwahuye? Itandukaniro rirahari. ubu nabanjije kujya njya mu masengesho bakansengera ndebe wenda ko bizakira, zagera aho ngaho nkabyara, ariko no mu masengesho nta kintu byigeze bitanga. ubu natinyaga kujya mu bavuzi ba gakondo ngo ni abapfumu, ariko pe baravura, ndi kubona hari impinduka. Yego. nta gihe se yaba yaraguhaye ku buryo bavuga ati yampaye iki gihe nibwo nzabona ikimenyetso cy'uko ndi gukira, cyangwa cy'uko wenda uyu mwana cyangwa iyi nda ntwite icyizere ufite ko uzakira n'iki? uwo muganga ariho kwitaho? Yesu we Mana nyagasani, iyi numa ziturutse we? nanjye by'iyi numa ntabwo mbizi. kibaba we, none se ahubwo ku isi zikagukunda yawe? Yesu we, ibise bikoretse iki? binyeretse ko hari icyizere cyaba kiri bushoboke, itangaza biri bube. ubundi busobanuro bw'inuma bisobanura amahoro. Yego niko mbizi, ariko sinzi nimba nawe twemeranywa aho kimwe bisobanura amahoro. icyo bisobanura? Yego, ntabwo nari mbizi, ako nyine ubwo ndabimenye. niko ibintu bidasanzwe by'inuma nk'uri hano no mwakabyara mwe, ibi ni iki? Muganga yambwiye yuko ninjya gukira nzabona ikimenyetso. bikaba bifitanye isano n'iyi numa se? asanga wenda bifitanye isano, reka muhamagare numve. niyumvire amashira y'ikinyoma nayo menye ibyo ari byo da. ko nzi basabasaba noneho mwakabyara mwende byo muri hano nabyo ni karabutaka, ni kabutindi rwose. mwakabyara muvugishe numve, kiroporere numve. gucamo se? ndikumva itari gucamo, wasanga ari amanetiwaka. bari kugira abandi bantu baba bari kuvura, nabo bafite akazi kenshi, nabonye bafite indembe. gira umuhamagara. kiroporere twumve. Kiroporere bahise yabone hata akose ko famiye yawe ubu ntibaguye mu gahinda. ese niwe mwana wa mbere wagiye kubyara? Yego. izindi zavagamo? polisi natwita bigahita ivamo. yageze nk'amezi 3. yanze gucamo nanone. nimero y'abapfumu rwose atacamo. babaguze muraho neza.
muraho mugabo. Amakuru yanyu. Amakuru ni meza. Umeze ute mukobwa wanjye? Wa mutima gwawe ngukoresha kuwukoresha? Umuti ndimo ndawukoresha neza. Ahubwo ko mbonye ibintu by'inuma bintambuka ku ruhande. Se cyaba ari ikimenyetso. Icyo ni ikimenyetso. Ni umutima w'imbabye ngo bazane baze barebe nuko umeze. Noneho nshaka kugira ngo mbikwereke kano kanya ubashe kubona bya bintu nakubwiye. Yego. Ibyo bintu bakuzingiyemo, ibyo bintu bakumanikiyemo. Urukumva? Yego. Mufite ibase aho ngaho hafi nkwereke? Ibase? Nshaka ibase y'amazi aho ngaho nkwereke. Iki kirimo guterera nkwereke. Urahita umvura none? Ngiye kukuvura ubashe kubibona. Urabasha kuyihereza? Uriya mabase ari hariya urabasha kuyihereza? Oya, kandi umuntu ayinzanire ntabwo nabishobora kuyihereza. Mubaze kuko ubye nta kibazo. Mubaze ati nk'ubye nta kibazo? Nk'ubye nta kibazo se, nkabanza nkareba iyo base. Oya, ntuve ku murongo. Simve ku murongo. Reka nze nyikuzanire. Kumanza nyikuzanire. Yakubwiye ngo urimo amazi? Nanjye reka mfashe aba bantu. Akazi kacu kandi tugomba gukora. Kundi namenya ngo natetse mwakabyarana. Aho cyo kuko ndibaza ngiyi ko yize ibase abonetse. n'imbaraga mwakazi bivuge ukandagiye muze cyangwa ari hagati mu nikandagiyemo. yego ababyeyi munyereke igitangaza. munyereke ibyo banzingiyemo. Munyereke ibyo banzingiyemo. Ndi tajyamo. Noneho tegereza iminota itatu rero tukibona icyo bagukoreye. Reka mpite nohereza bakuru bahita babikwereka kano kanya. Yego. Gusa telefone yawe. Sawa. Ntukibona umamagara. Mw'abantu mwe nirinze kuba navugana na muganga cyewe mutajya mu mbiri muta shwishwije. Ndebe ibyo ari byo biri. Uraguma mu mazi iminota 3. Kamera ntukureho kamera pe. Ntukuremo kamera. Ndahita nkibona icyo banzi. Abaranira igikaye tizi. Shanara igikaye. Ubona ujya uva hano? Oya, nta kabaraga nkibona. Pore kabisa. Uriya musaza wawe niwe ukwitaho? Yego, niwe unyitaho. Ko mbonye se tugeze aha ngaha agahita agenda. Atinya abanyamakuru. Ndi umunyamakuru wakangaho ugeze aha ngaha uje kukureba se aho gusura? Ubaye nk'umunyamakuru nk'uwa 3. Okay. Yesu we, ibi ni iki we? Ibi ni iki mwakabyara? We, ndigende kamerama. Ibi ni ibiki? Uru rwose rumuvuyemo. Urufi we. Mama yiwe. Umva se, kamerama, kanigende. Yesu we.